reba hano ibintu byari bigeze ntago ari ukuvuga ngo byubatswe n'injoro ngo bucya i bloke sima imwe twakoresheje zimwe z'imashini igura 1400 twatumije bloke 11,000 zose ziri hano turubaka turarangiza dore ibyuma hari abari bari gusudira ibintu byose engineer hari gitifa hari uwakagara hari uw'umudugudu ahari abo bose bahari tugeza ku gisenge bazanye abapolisi benshi ba deploying abadaso ba deploying abandi abaturage bose bari bahari baraza bahirika nk'abahirika ibintu utamenya ibi byose n'amaraso yavuye n'ibiki byose ishuri birangiye barishyize hasi kuri ubu ngubu wakurikiyeho iki ngo ntufite impungenge z'uko baraza kuvuga ko wabahanganye n'ubutegetsi bigatuma iki kigo cy'amashuri banagisesa burundu cyangwa se bakagukomanyiriza muri ya gahunda yaduhishirane nk'abayobozi bashaka nanjye banyica none basigaje iki niba ufashe miliyoni zirenga 60 ugashyira n'iki kintu gisigaye ubuse umwana wihirinze afite imyaka 29 umwana wihirinze agashaka amafaranga kugira ngo afashe leta mbere na mbere sino kurera na papasi aho kugira ngo leta imufashe bahubwo bakamusenya bene akakagenda kusenya ikigo nge nanjye ubwanjye banyica bikagira inzira nta kintu nose hasigaje iki ngira ikintu gisigaje ibi ni by'abana banjye bazakura bakareba ufite abana babiri nibyo bazakura ubundi hari ibarwa ubuyobozi bujya bwandika bukagusaba ko ugomba kwikuriraho ibyo wubatse iyi barwa ntago ugeze uyihabwa Diaspora mwenyewe amakuru kuri buri wese bakunzi ba diaspora mwenyewe twongeye kubasuhuza tubifuriza kugomya kubwubwa neza. Anyway, dufite ku makuru hano ya DC Clement reka tumuganire. Uyu mugabo benshi baramuzi ni umunyamakuru werasigaye akorera Isibo TV gusa yamenyekanye cyane muri mu content creator kuri YouTube. No umustar arazwi cyane. Umustar arazwi cyane kabisa. So benshi baramuzi. Negereza ko nawe turimo tuganira hano barabizi, baramuzi. So sinzi umuntu rero warunyandikiye hano mbaza ngo se uko utatugereje w'inkuru ya Clement bimeze bite, ntabwo ufite amakuru ufite, bimeze bite. So narindimo mukanya ndimo soma DC Clement yarafite ikigo cy'amashuri yashinze hara muri Jabana. So ikigo cyafashaga abana, we avuga yuko ari ikigo cyagabanyije ibirometero by'abana mu kujya kwiga. Kuko nabonye hari n'abameri bamushimaga bavuga turi intwari, niyo bamufunga ni intwari, ibintu byinshi abasomesherezaga ku icyo kigo nyine. Ashobora kuba mu by'ukuri yarabafashije, yarababayemo bigenda neza. Kuko iyo abantu b'abamere barimo bagushima kuriya, of course uburinda cyemwa ushobora kuba ibyo wakoze byarababereye, byarabagiriyeho umusaruro, byarabaryoheye, byaragenze neza. Mugari niba waragabanyije ibirometero n'ibirometero by'abana kujya kwiga kure, so DC Clement kurudosha icyo ni igikorwa nacyo kidasanzwe. So bavuga ko rero kiriya kigo ari ikigo yashinze agishingana n'umuherwe wibera mu Bushinwa, ariko washakaga ko Clement nawe ifishi ye yuburwa. Barafatikanya, arashora uwo mu boss, bubaka aho ngaho, Clement bankayo nka directeur. So urumva nyine ni nka ari we manager w'icyo kigo ko nyirizina mwenyewe boss namba 1 na uhari ibera China bayagiye gushaka ibiceri nk'ibisanzwe. So ikintu rero cyabayeho DC Clement mu by'ukuri yambonye mukanya RIB ibyo imurega kuba yatawe muri yombi. Bamurega ko kwihesha doke kwangiza ikintu cyundi no kurwanya inzego.
so wenze icya corruption cya ruswa wenze kiraza kuza nyuma, ariko nyirizina ibyo bibiri nibyo RIB yo yatangaje. So kwangiza ikintu cy'undi, benshi baravuga yuko bakiza kumutwara cyangwa se akimara kubona basenyaho yari yarubatse, nyirizina ashobora kuba yangije imodoka y'abanyerondo cyangwa se y'umurenge. Nyirizina ubundi Clement ni muntu ki? Clement ni umunyamakuru usanzwe, akaba n'umunyamakuru kuri YouTube. So ku buryo na YouTube gashobora kunyerera akaba yakagarura, urumva nawe azi byinshi, agacano kawe nyine tu niko navuga gashobora kunyerera. Kumwe avuga ngo bazi ibyo abonye ko nejo bundi yafashije Rocky. So rero nyirizina naje gukontorora ndeba mu bitabo, Mujama yakuye he ibiciro byo gushinga ikigo, ariko usanga nyirizina ni umuntu uri Mujama wibera China bafatikanyije bashinga icyo kigo, ariko Clement agenda mu mutaka wo mu boss. Inka hari baruhagarariye ikigo, kuko urumva batangiye ikigo gitangirana abana 50, we yavugaga yuko batangiranye senkani bari bamaze kubona iryitanu abana 150. So ajya kwaka icyangombwa ku karere cyo kuvugurura. Byukuri afite ikosa, nanjye nabikurikiranye cyane, afite ikosa ku buryo bibaye ngombwa ko anajya mu nkiko yatsindwa. So kuko we yatse icyangombwa cyo kuvugurura, umurenge umanutse n'akarere basanga we yarabomoye ahubwo yarubatse. So icyo nacyo ni ikibazo kwanza, cyo ni icyaha, sibyo? Tujye dukoma ingasi, dukome n'ingasi rero niko bajya bavuga. Ariko nanone government n'akarere nyirizina, akarere niba koko yaragasabye ko bamuha ibyangombwa, so bakamubwira ati engineer w'akarere akabubwira ati oya nta cyangombwa nakerirwa ngo ibyo ndabizi, wowe menya abo bantu babareshe niba twabita abasherisheri, kuko ni babandi birirwa bazunguruka mu makaritsiye bareba inzu ziri kubakwa. So nibo engineer ngo yamubwiye areba, birangira anaboherereje, bumvikanye amafaranga menshi agera nko kuri miliyoni, wabohereza we yavugaga ko yaboherereje 900 birenga. So kwanza iyo ni ruswa. Ari cyo abantu bavuga ati Clement ibintu bari ngo iperereza rya cyakomeje, digikomeje ukaregwa Clement gutsinda byagorana, kandi havugwa neza yuko ingingo yakurengera nayirimo, uko mu myaka 5-7 ushobora kuyirya kandi muri blague. So mbonye mukanya yanditse ibarwa isaba imbabazi, yayandikishije ikaramu ku rupapuro, isohotse mukanya asaba imbabazi umurenge, akarere na government muri rusange. So nugutegereza tukareba niba hari igisubizo kizima bamuha, ariko buryo bamaze kugera mu maboko y'ubugenzacyaha kaba kayenze, burya kaba kabaye, bino ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye, kaba kabaye. So mureke dutegereze turebe, ariko amakuru ufite nuko Clement ashobora, simvuze ngo sinzi iki n'iki, ashobora ahamijwe n'ibyaha ashobora gufungwa hagati y'imyaka 5 cyangwa 7, kuko kiriya cyaha kwanza cya ruswa kirimo atararyo ryozwa. Kwangiza ni bibiri kwanza babanje kuvuga, kandi iyo uri kubyumva neza uhita usanga harimo ruswa, kandi nawe arabyivugira.
kandi ruswa ni icyaha gikomeye hano iwacu. So disclaimer, nk'umunyamakuru mugenzi wacu twakwifuriza iki? Nuko kwifuriza ishya n'ihirwe nk'ibi bibazo, tukareba niba wabivamo amahoro. Naho ubundi birakomeye. Ce n'est pas facile kwibi bibazo bya disclaimer. Iyo ikintu cyamaze kuzamo ruswa, my friend, mimi nakwambia ni moto. Ni moto kabisa. So reka tukwifurize kuba byagenda neza, kuko ikigo nyirizina wari wakoze neza, ikigo kiraza ugishyiraho. Yesu wagabanyije ibirometero by'abana kujya kwiga kure, cyane ko hari igihe wanabikoze bitanakenewe, ariko byibura warabitekereje urabikora. So icyo twakwifuriza ni ugukira ibi bibazo. Amakuru ya disclaimer turacyayatohoza yose, inkuru nirarangira turaza kuyabagezaho yose. Mwebwe nimukore subscribe kuri Diaspora mwenyewe, ubundi tuze kubana neza. Asanteni sana.